cyane cyane gufata ifunguro ku ishuri kubera ko ni gahunda yafashije abantu bose nta buriya igisigaye noneho Ngate 250 ibihe byiza mwese mu kwikira Ngate 250 ndabashimiye cyane. Turakira muri gahunda yo kuganira ku burezi kuko twamaze kumenya neza ko uburezi ariyo nkingi ya mwamba kandi niyo rwo rufatiro rw'iterambere. Turi no muri gahunda yo gushaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Niyo mpamvu rero dukwiye kwita ku burezi cyane kugira ngo tuzagira igihugu giteye imbere kandi igihugu gifite ubukungu buri hejuru kubera ubumenyi. Uyu munsi rero turaza kuganira kuri school feeding. Noneho turaganira ku myishyurire, ndavuga uburyo bwo kwishyura ifunguro rya saa sita ku bana biga bataha, noneho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo mvuze mu buryo bw'ikoranabuhanga ubwo ni uburyo bwa telefone. Ubu ngubu umubyeyi ntibikiri ngombwa ko asiragira, ntibikiri ngombwa ko afata ingendo akajya kuri banki, ntibikiri ngombwa ko afata urugendo akajya ku ishuri. Byaroroshye, wagira gutya agafata telefone agakanda akanyenyeri 182, agakanda akanyenyeri 3, agakanda akanyenyeri 10, agakanda akanyenyeri 1, agashyiraho kode y'umunyeshuri, ubundi akohereza amafaranga ku ishuri, umwana akiga neza, umwana akabona ifunguro rya saa sita. Iyo ni gahunda ya leta rero yo kugira ngo umwana abone ifunguro rya saa sita kandi ribone rimeze neza. No kwishyura rero ni bumwe muri gahunda yo kugira ngo umubyeyi nawe yunganiye leta, umusanzu we utari munini cyane nawe awushyireho kugira ngo ifunguro ribe ryuzuye kandi umwana w'umunyarwanda yige atekanye atuje. Ntabwo ni njyenyine rero muri studio, ndi kumwe n'umubyeyi ugiye akatuganiza kuri iyo gahunda, akatubwira ibyiza, akatubwira itandukaniro rya mbere uko iyo bishyuraga amafaranga mu ntoki ndetse n'ubu. Reka tumwakira twibwire. Yego, turakwakiye mubyeyi. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kanyanzira Jeanne Paul. Nshimire ubuyobozi bwatekereje iki kintu cy'ikoranabuhanga. Ikintu cy'ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane. Ikintu cyiza cyane kuko amafaranga twageraga gutya tukayaha umwana mu ntoki, igihe kimwe akayata, ubundi akagira gutya, abandi bana bakaba bayamwaka. Ariko rwose turabashimiye, mwarakoze, badutekereje, ubuyobozi bwadutekereje neza ku ishuri. Ukawibereye mu turimo twa buri munsi, ugafata telefone ukishyura bitakugoye, utiriwe ufata umwanya ngo ujye ku ishuri ugakora imirimo wayisoza, ugafata telefone ukibuka ko ugomba kugira amafaranga ushyira ku ishuri kugira ngo umwana azarye. Ni byiza, birumvikana ko byarabafashije, ariko batubwira icyo byagufashije, icyo byabafashije. Nababwira byadufashije nuko ubu byaroroshye, dusigaye twishyura twibereye mu kazi kacu. Nta bintu byo kubyuka kare kare, byo kubyuka ukora urugendo. Ubu ngubu usigaye ukora ku kanyenyeri amafaranga akagera ku ishuri. Si n'ibyo gusa, ahubwo mufite n'icyizere cy'uko amafaranga ageze ku ishuri. Ariko uzi ko mbere ababyeyi bamwe bavuga ngo amafaranga ubwo aba ari umuyobozi, ati n'undi reka nyishyure umuyobozi. Ubu se niko bimeze? Ubu ngubu wowe yishyuye hariya nawe ntiyayavanaho,
ntiyavuga ngo arayavanaho ngo ayakoreshe ibyo gutyo gusa, yamaze kugera kuri konte aba yagezeho, nawe uba wizeye ko amafaranga yabagezeho. Ntabyo ntiyakubwira ngo ntayo nabonye kandi wabonye mesaje ikubwira ko yishyuye. wabonye meshaje umwana ukamutuma na borodera akayikuzanira. Ariko iyo borodero nubwo yayizana, hari iyawe wifitiye na telefone yawe, ku buryo naho ka kabodero yagata wazaza ku ishuri ukavuga ati dore mesaje ngiyi, bagahita bareba mu byuma by'ikoranabuhanga byabo bakavuga ati dore warishyuye koko. Ubwo mwarorohewe. Ikindi byabafashije ni ukukora imirimo mutuje, nta byo kuzinduka ngo mujye ku ishuri, byo gutonda umurongo. Nkeka ko nta muntu ukijya kuri banki ngo agiye kwishyura, ariko ni bakeya batarabyumva, ariko nta muntu ugifata urugendo ngo ajye kwishyura, ngo ugende utonde umurongo ngo uje kwishyura amafaranga y'ishuri. Ariko se hari ubutumwa waha ababyeyi batarabyumva bagitsimbaraye kwishyura mu ntoki? ubutumwa nabaha ni ubutumwa bwo kugira gutya tukajya twishyurira ku ikoranabuhanga, uretse ko ntabwo abantu twumva kimwe. Harimo ababyeyi bakinangiye bati nzanyazana mu ntoki, nzajya nyazana mu ntoki, kandi ubu byaroroshye. N'iyo udashoboye no gushyiramo kujya muri siriya sisiteme, uragenda ugasanga umwanjeti akabigukorera akakwishyurira, ahasigaye ukazaza gutwara borodero. Ubwo rero ngewe ikintu nabwira nk'abantu batari babyumva neza, nabashishikariza ko biriya bintu ari byiza. Ntabwo ugiha amafaranga umwana mu ntoki, warayamuhaga akagenda akayata, ubundi abandi bana bakayamwaka. Ariko byaroroshye. Ngewe ndashishikariza abantu kugira ngo tujye twishyura ku ikoranabuhanga, ni ibintu byiza cyane. Ubu rero tugiye kubabwira ino mibare bazajya bakanda kuri telefone kugira ngo bazajye bishyura. Ufata telefone ugakanda akanyenyeri, ukandika 182, ugakora ku kanyenyeri 3, akanyenyeri nanone ukandika 10, akanyenyeri 1, akanyenyeri kode y'umunyeshuri. Noneho rero ku bantu wenda nko ku bantu batazi ya kode, ubu uzi ko byoroshye, bireta ndavuga indangamanota. Uzi ko iyi kode biriho? Buriya ugiye ukarebera iriya biroti y'umwana, ukareba munsi y'amazina ye, wabonaho iyi kode. Iyi kode rero igufasha, ni nk'indangamuntu y'umwana. Niyo yajya ku kindi kigo, iyi kode ntabwo ihinduka. Gusa ubwo iyo yagiye ahandi ho hari ukuntu babihindura, wenda bakajya bamubonera ahandi, ariko ya mubare we ntabwo uhinduka. Ubwo rero ni akanyenyeri 182, akanyenyeri 3, akanyenyeri 10, akanyenyeri 1, akanyenyeri wa mubare uranga umwana, ubundi ugakomeza ugakurikiza amabwiriza, ugashyira amafaranga. Noneho ikindi cyiza cy'iri koranabuhanga, uzi ko bakwereka amafaranga ugomba kwishyura. Abantu bavuga ngo ngaya amafaranga ubwo ngubwo ngo nayo umuyobozi w'ishuri n'umuri ntagende yirira oya. Noneho kugira ngo nabyemere, niba ari 19,500, niba ari 950, sisiteme yabikoze neza, ni 950 arimo, ni 19,500 arimo. Ntabwo umuyobozi yakubwira ngo yewe ngo uzarenzeho n'agafata, oya. Ayo utarenzaho aba arimo. Ubwo wenda wajya hasi bitewe n'ubushobozi ufite bwo kugira ngo ugende wishyura gake gake, ariko ntiwavuga ngo ararengaho. Bitoroshye. Oya, byaroroshye. Kandi niba wari ufite amafaranga menshi, wareba muri sisiteme ukabona n'andi yawasigayeho, wati ngewe dore utwo nsigayeho n'utu agiye naya, mbese by'ukuri ukaba wishyuye, kandi wishyuye bitakugoye. Nyamara ibintu biraryoshye cyane. Uburezi buraryoshye pe. Turabashimiye. Yego, murakoze. Turabashimiye
ndetse nongera no kubatumira muzaza mukomeze muganize abanyarwanda, tubakomeze tubabwire ibyiza, tubabwire aho uburezi bugeze. Yego namwe murakoze. ariko hari n'icyo hari n'ubutumwa watanga, nta kibazo waba utanga, hari icyo wasaba abayobozi wakibasaba, kuko ni abayobozi rwose, abayobozi b'igihugu cyacu ni abayobozi bumva abaturage, kandi ni abayobozi bashyize imbere imyigire y'umwana rwose. Wanabashimira, wanabasaba, ni ababyeyi. Yego ikintu rero numva nshimira leta y'u Rwanda, nshimira ubuyobozi bwatekereje neza. ubu ngubu umwana yagiraga atya yatsinda akajya ku kigo cya kure, ariko ubu byarakemutse, nta mwana ukijya kure, asigaye yiga hafi aho, akabona diporome, akabaho igihe abonye n'amanota amukomezanya ishuri akiga kaminuza. Icyo rero nicyo twashimira leta y'u Rwanda, yatekereje icyo kintu. Uravuga ko kuzana aya mashuri y'ubuyobozi bw'imyaka 12. Nanone ubu umwana yashoboraga kuba yava akajya kwiga iyo runaka, ukazajya ujya kwishyura uteze, ugasanga birakugoye. ariko leta izi ubwenge. Arega niyo mpamvu kuvuga ngo ni leta y'ubumwe. Muri ubumwe rero harimo no kubaka abaturage, kandi bakubakika pe. Kandi banameje no kumenya, bamaze no kuturebera ko uburezi ariyo fondasiyo cyangwa se n'iryo pfundo ry'iterambere ry'igihugu. Ntabwo bavuga ngo uri igihugu giteye imbere, kiri mu nzira y'amajyambere, kirimo gukataza mu iterambere, udashyigikira ko umuntu yiga. Si n'ibyo, abana basigaye biga, bakiga hafi. Reka kandi niyo gahunda yo kwishyura gutyo ni ukugira ngo imirire iboneke. None se mbere ibyo bintu byabagaho? Mbere hahigaga, sinavuga ngo iki, mbere ubwo higaga umwana wifite. Ariko nk'uko uvuze, iyo gahunda yo kwegereza uburezi abana cyangwa se abaturage, ni ukugira ngo umwana w'umunyarwanda wese yige, namara kwiga yiteze imbere cyane rwose. Yiteze imbere, amenye gusoma, amenye kwandika, asobanukirwe, yiga imyuga. Ino gahunda yo kwigisha abana imyuga kugira ngo bamenye kwihangira imirimo, ibyo nabyo ni gahunda nziza. Ariko ababyeyi namwe icyo tubasaba, ikintu ababyeyi tubasaba ni ugutera abana akanyabugabo. Ukababwira ati mwana wanjye shyiramo akabaraga bizakunda. Uyu mwana iyo umubwiye ati ubundi warivuyemo ngewe ko ntize nturi kuba, ntabwo mbayeho, ntabwo nkuhahira wajyana we, ubwo ubu birangije. Hari ikindi nk'abarezi bajya batubwira, ngo badushishikariza ko tuzajya dusura abana ku ishuri. Kiriya kintu nasanze ari cyiza, kuko niyo umwana akubonye aravuga ati ibyo ari byo byose papa araza kunsura gutya na gutya, kandi noneho ukaba umuhaye icyizere cyo kumva ko umukomeje mu masomo yiga. Icyo rero nacyo ni ikintu cyiza cyane. Gusura umwana ku ishuri ni ikintu cyiza, ntashishikariza abandi babyeyi. Icyo kintu urakivuze rwose, ndumva naguha amashyi. Yego kubera ko uba umuteye akanyabugabo. Uhatambutse ukahagera, nawe akabona wahageze, abandi bana bakabona umubyeyi we yaje, yumva yibuze ati wawu, nanjye papa yaje. Naho waza witembera gusa, akabona aho wiga. Ariko uvuze n'ibyo ngibyo, n'ikindi nanone kwitaba inama y'ababyeyi. Inama y'ababyeyi rwose, hari ugusura umwana no kwitaba inama y'ababyeyi. Hariya naho buriya inama y'ababyeyi ibibumbatiyemo ibintu byinshi. Buriya mu nama y'ababyeyi niho umubyeyi aza, bakamubwira imyigire n'imyigishirize. Akamubwira ati rero umubyeyi, dore uruhare rwawe ni urunguru kugira ngo umwana yige, noneho namwe mukagira ibyo musaba ishuri, mukagira ibyifuzo mutanga. Ariko iyo utaje ukazumva abandi bavuga ibyo bavuze,
avuga ati none nimwe mwagiye nyine ubwo ni uko mwabyanzuye. Ariko iyo wagiye ugahana ibitekerezo n'abandi muteza imbere ikigo ndetse n'igihugu muri rusange. N'ababyeyi harimo ababyeyi bafite imyumvire ntabwo abantu tufata kimwe. Harimo ababyeyi bafite imyumvire nk'umwana akaza akavuga ati nkeneye ikaramu, nkeneye iki n'iki, wowe ukavuga ubundi se ibyo nagwaye ejo bundi wabishyize hehe? Urabibukije. Ubwo rero igihe mu nama y'ababyeyi babasha kuvuga ati mujye mufasha abana mu buryo ubu n'ubu, mubashakira udukoresho, kandi noneho hari n'igihe babashishikariza ati mujye mugirira n'abana isuku. Icyo kintu rero usanga ari cyiza. Si ibyo ahubwo uruvuze gutyo uranyibutsa. Buriya iyo umubyeyi atajya aza mu nama noneho abandi bakamubwira ibyavugiwemo, wenda umwana mujye muha abana ibikoresho, mujye mutoza abana gusubira mu masomo, we kubera ko atazi ibyavuzwe aba yumva ntabwo aba ashaka kubyumva. Urumva atari kuza mu nama ko ari ingenzi. Ingenzi uraza ukamenya icyo ishuri risaba umwana, ukamenya uruhare rwawe nk'umubyeyi, ukamenya uruhare rw'ishuri, byose biganirwa hariya. Uraza bakanavuga rega imyigire uko buriya baraza bakavuga uko imyigire imeze, bakabagaragaza n'imbogamizi zihari. Ukamenya n'umwana wawe ahagaze. Ariko si ibyo we naho yiga ariko. Naho yiga. Kugira ngo umwana arangize imyaka 3 umubyeyi ataraza. Atazi umurezi umwigisha. Icyo nacyo ntabwo nacyo gishobora guca umwana intege, noneho akajya abona abandi baza. Uzi nko mu bigo bicumbika, ibigo bicumbika hari igihe bafata cyo kwanga ababyeyi bajye gusura abana. Kiriya gihe ndetse n'ubwo wenda baba batabana, ariko iyo urebye umubyeyi wataje yahagaragara hafi aho, aba afite ipfunwe ajya kwihisha kure, kuko aba yavuze se ngubu ngewe umubyeyi wanjye ntiyaje, ubuse kuki ataje. Ende bashobora kuba ataje kubera impamvu wenda ari urugendo n'iki, ariko umubyeyi wishyizemo agabona ngo ngiye gusura umwana, naho yaba yiga ataha bimutera imbaraga. Uvuga ngo mu minsi umwana wanjye azamara ku ishuri nzafatamo umunsi umwe, ntagiye mu bibazo by'amafaranga, ntagiye mu bibazo benda bikomeye byabaye, ngewe ngo ngiye gusura umwana wanjye. Ukagenda ukagera ku ishuri ukareba abayobozi bati bayobozi muri aho, nteje kureba umwana wanjye uyu n'uyu wiga. Ariko icyo kintu buriya mu mashuri ataha kibamora. Abana biga bataha buriya hagiye mujya mufata umwanya mukajya gusura abana. Bibaho, ariko rero ntabwo ari cyane. Imyumvire yacu yatandukanye, ntabwo ari bose. Kubera ko n'ubundi se kaba muvuga ati n'ubundi ari butahe tubonane, ariko buriya ntabwo bihagije. Buriya none se niba tuvuge umwana wenda wowe arataha nibyo, ariko nubwo ataha uwo mubona aje nyine nk'abo umuntu aje, kuko amasaha menshi uyamara ku ishuri. Ariko ufashe ukamutungura avuga ati akabona uraje, avuga ati kucyaje, noneho ukaza nta n'ikibazo gihari. Batamugutuha benshi baza ari uko babatumye ngo umwana wawe ngo yitwaye nabi. Ariko ikintu cyo ubona nacyo bazagitekereza. Icyo bazagitekereza. Hari akandi kantu ngewe nabonye, umubyeyi yagakoreye umwana arishima, noneho bigatuma ubutaha ashishikara. Ikintu cyo kuvuga niba ufite abana babiri ku ishuri, bati mwabana munzanira amanota aya n'aya nzabahembe. Guhemba umwana babyiganira, umwe avuga ati nta gihembo nzagitwara, yaje kumugurira nk'akantu, umwana nta rushya, niyo wamugurira akabiswi, niyo wamugurira irindazi, umwana utakuzanira amanota ashimishije, ariko zikari byo uba wamuhemba, wamuteye akanyabugabo. Ako kantu nk'ababyeyi bamwe na bamwe, iyo ugakoreye umwana arishima rwose, utakuzanira amanota meza, urangara akabireka. Ese ubwo ntibijyana no kuba wabona umwitayeho cyane. Akantu ko ni ingenzi. Ni ingenzi. Ariko urumva nyine bijyana nuko witaye ku myigire. None se wa wundi umubyeyi azajya abwira umwana ati
nushaka uzajya kwiga cyangwa ubyihorera. uwo nguwo se yakibuka kuzamubwira ngo nuzere muto nzaguha akantu. Buriya ariko tujye tubwiza ukuri abantu pe. Buriya uyu mwana wenda ureka tuvuge ko kino kintu nkunda kubwira abantu ngo imbaraga z'ijambo, ni ukuvuga ngo icyo waturiyeho umwana gishobora kumubaho. none se umwana niwe wamubyaye, niho umwitaho buri munsi, noneho kugira ngo umwatureho ibyiza umuciye intege. ibaze, ntujye umubaza indangamanota, ntujye umubaza aho yasubirije imyitozo, ntujye umubaza ku ishuri uko imeze. wowe icyo ubona ni ukubona aje gusa agakuramo imyenda akajya kwahira. ngo wabona ngo yakuzaniye ubwatsi ubwo ngo umwana wanjye ngo aritonda ngo n'uyu n'ibyo. noneho wowe warangiza ubwo ngo akababona n'ubundi abana baba bazi umubyeyi wita ku myigire baba bamubona. ndetse niba utajya umubaza ibintu byo ku ishuri ngo umubaze aho yigira akora imyitozo, urumva azabigenza gute? n'indangamanota ntiyayikwereka, ariko aramubwira ati ndashaka kubona wazanye amanota, ukayimubwira. abenshi rero baritwaza ngo nzabimubwira gute ngo nanjye ngo ntazi gusoma. ariko hari uburyo wamutera akanyabugabo, ukamubwira ati wowe iga bizakunda. ariko n'ikintu ababyeyi mudukorera, ikintu ababyeyi mukorera abana, kubabwira ngo nta kazi. icyo kintu ababyeyi benshi bakunda kukigira. none se kumubwira kuko hari nk'igihe ababyeyi impamvu bakunda kukigira, hari igihe areba nk'umwana urangije akabona aricaye, ariko noneho burya ntabwo twakwitwaza icyo ngicyo. umuntu ufite ka diporome ke ntabwo gapfa gusaza. hari igihe ashoma undi mwaka ya diporome ye ikaba yagira agaciro, kandi wowe utayifite muzahurira hehe? ugasanga rero buriya kiriya kintu ntabwo twajya tucyubakaho nk'abantu b'ababyeyi. ikintu kirakomeye uvuze. kwiga ni kimwe, none n'ibindi bizaza bitegereje ko wize nabyo bizaza bisanga warize. ariko se wamugana ariko uzi ko ari byo. none se ko umubwiye ngo nabereke ngo kubera ko runaka wo kwa ntuza nawe yicaye, ariko nubwo yicaye yarize, kandi yicaye ategereje. none se ko umuvaniyemo mu wa mbere pirimeri, ubwo ngubwo nihaza igihe isaba ko umuntu aba yarize bizagenda bite? ibyo nta kintu uba ukoze. ngewe muri ya minsi yashize, muri biriya bihe byashize, hari abantu benshi bari bicaye nta kazi, ariko hagize gutya leta y'u Rwanda iratekereje ati ku bigo mwongereho ibindi byumba by'amashuri. ibyumba by'amashuri biba biriyongereyeho, ba bantu bashomye bagenda bakora ibizamini barabitsinda, bahabwa akazi ko kwigisha. ba bandi twajyaga tubona baricaye icyo gihe kuko bari bicanye diporome yabo, ubu barimo barakora nta kibazo. none uwamukuyemo icyo gihe ubwo ari he? uwamukuyemo icyo gihe rero ni igihombo cye. niyo mpamvu buriya tutagomba kuvuga ngo umwana ngo iyo yize ngo akicara ngo nta kazi. ariko sinzi ukuntu kera bajyaga baca umugani ngo wicaye ku mutogoto w'inkono agira atera. nubwo mwarimu wajyaga atubwira ngo niba ngo yimijwe n'ikaramu ntiramburura. yajyaga atubwira gutyo. nanjye natangiye kubyumva amaze gukura. yajyaga kuvuga ngo uko byagenda kose, uko ibizazane byaza kose, yicanye agapapuro ke ntacyo bazapfa kuba. ariko nibyo buriya ibintu byo kwicara ugacika intege, nko kuvuga ngo sinzahinga kubera ko runaka, ibihe biba bitandukanye. si byo? ni ukuri pe. tujye dutera akanyabugabo, mujye mutera akanyabugabo abana. ni byiza
kubera ko umubyeyi niwe yizera, ndetse ko ari wowe yizera, akaba ari wowe akesha byose, ukaba umuciye intege, ninde wundi muzamwubaka? yego ibaze niba umuciye intege uri umubyeyi, yagera ku ishuri agasanga abandi bana bakamuca intege, yagira gutya agakubitana na mwarimu nawe agahita amuca intege, hajya ubwo azaba ari hehe? ese ubwo narivamo uzamurenganya? umuca intege, yageze ku ishuri bagenzi be baramukoba, mwarimu nawe atazi n'ubuzima arimo baramukomerekeje, umuyobozi w'ishuri nawe akaba agize gutya, nawe akaba atazi ubuzima arimo, akaba aramukomerekeje, uwo mwana urumva se ubwo mwana yaherera muri uyu ruhande yarivamo. ariko naho abandi bose bagerageza kumukoba, ariko wowe mubyeyi ukamubwira ati mwana wanjye shyiramo akabaraga, wowe urwo rufatira abarugenderaho. ngahibaza uwo mwana sisigaye si ukuva mu ishuri cyane rwose. ndabashimiye. yego murakoze. nishimiye rwose, tujyanye ikiganiro cyiza, kandi uburezi tuba dukwiye kubuganiraho, kubera ko gusa hari iminani ikibaho, ntawe umunani umunani ze ko wawukura he, ariko wenda wasangamo mufite utubande muzaha abana. twari dufite abakera, ubu rero siko agira atya yatugabanyije abana be, ubwo se ko yatugabanyije abana, wowe uwawe uzamuha hehe? uwawe rero umurwaneho yige. icyo kintu nanjye nagiramo ababyeyi inama, ni ugushyira umwana mu ishuri akiga, yarangiza nawe akishakira imibereho ye, akishakira imibereho, agashakisha icyo yakora nawe bitewe n'uburyo yize. yego nibyo, ariko nibyo niyo mpamvu tugomba kuganira ku burezi, kuko niyo nkingi, tugomba kubiganiraho tukareba aho uburezi buvuye n'aho bugeze, n'ibitaragerwaho nabyo tugashyiramo imbaraga. niyo mpamvu buriya n'ibihugu wumva byateye imbere bibanza bigateza imbere uburezi, tugateza imbere. iyo ufite abaturage basobanutse, bize, basobanukiwe, uba wizeye ko ufite iterambere. kuko abantu banyuze mu ishuri basobanukiwe, baba bazi ibipfa n'ibikira, baba bazi uko bakiyitaho, baba bazi uko bakirinda ibyorezo, baba bazi uko mbese. ariko uvuga ngo uricaye ngo urimo gushaka amafaranga udashobora guteza umwana imbere ngo yige. murakoze cyane. namwe turabashimiye, murakoze. murakoze, ubutaha ntitubatumira muzatwitaba. ikiganiro ni cyiza, natwe tuzajya tugerageza ku buryo twahagera twumve mu inama z'abarezi. murakoze. murakoze cyane.